Abanyeshuri 248 batsinze ku kigero cyo hejuru mu bizamini bya leta mu mwaka w'amashuri wa 2022 2023 nibo bamaze kwiyandikisha mu ishami ry'uburezi muri Kaminuza y'u Rwanda nyuma y'amezi 6 bafatanya n'abarimu kwigisha amasomo atandukanye mu mashuri yisumbuye. Ibiro ni bimwe mu byagaragajwe nk'umusaruro w'ibyavuye muri iyi gahunda. Ntete Olive. Aba ni bamwe mu banyeshuri 895 batsinze ku kigero cyo hejuru mu bizamini bya leta bari muri iyi gahunda yo gufatanya n'abarimu kwigisha. Aba bakoreraga hirya no hino mu gihugu mu mashuri 116 ya leta ndetse n'afite uburezi bw'ibanze bw'imyaka 12 aho batangaga ubumenyi mu masomo atandukanye arimo amateka, imibare, ubutabire, indimi n'ayandi. Iyi gahunda igamije gushishikariza abanyeshuri kugana umwuga wo kwigisha no kuzamura ireme ryo kwigisha n'iry'uburezi muri rusange. Bamwe muri aba banyeshuri bavuga ko ibi byabahaye ubunararibonye batakuye mu ishuri. Nibura nungutse ubumenyi bw'uburyo nabasha kugenzura igihe no kumenya kugikoresha, nkatanga ibintu mu gihe cya nyacyo n'ahantu hanyaho. Ikindi kandi burya twigishaga natwe twiga nyine ikintu uko nyine ikiza umuntu aba yarakuyemo inyungu iruta ibindi byose nuko imbaraga aba yarashoye aba yarabonye ko zatanze umusaruro bitewe n'uko abanyeshuri baba baratsinze. Mbere na mbere gutanga ubumenyi ku bantu twenda kungana numvaga ari ikintu cyo kwishimira, ari intambwe nteye. Ikindi kintu gutanga ubumenyi imbere y'abantu tungana byari bimeze nk'aho ari motivation. Isomo rya biology bagenda baryumva kurushaho ko baryigishwaga n'umuntu benda kungana. Ikintu cya mbere nungukiyemo ni inshuti, nkuko babivuze turi abantu benshi uyu mwaka. Ikindi nungukiyemo cyane ni ukwigirira icyizere. Ikintu nigiyemo cya mbere ni experience. Nabonye ko ubwarimu ni akazi buriya gakomeye, ni akazi gakomeye. Twabonaga ukuntu abarimu bacu tubona umuroho wabo, ariko nanjye nabigiyemo kuko urugero nk'ubo nashoboraga gukosora impapuro z'abana 250. Byamfashije kumenya kuba nakora imirimo nakwita ngo itamenyerewe mu gihe gitoya. Mu gikorwa cyo gusoza iyi gahunda imaze amezi 6, abanyeshuri bahawe impamyabumenyi ndetse bakaba baranahawe na mudasobwa zizafasha gukomeza kwiga neza amasomo yabo muri kaminuza. Uyu mushinga wo gufatanya n'abarimu kwigisha ni w'umuryango wunganira ireme ry'uburezi IEE ku bufatanye n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi REB ku nkunga ya Mastercard Foundation mu rwego rwo kuzamura imyigishirize muri rusange. Umuyobozi wa IEE mu Rwanda Murenzi Emmanuel agaruka ku musaruro iyi gahunda yagiye itanga kuva yatangira. Umusaruro munini watanzwe n'iyi gahunda cyangwa se n'uyu mushinga nuko cya mbere aba bana ni abana dufata b'abahanga. Aba bana rero impamvu tunabafata no kugira ngo bagende bafashe bagenzi babo bari mu mashuri rimwe na rimwe n'ibigo bizeho, cyane cyane kurushaho kumva no masomo y'imibare ndetse na science bamwe batinya bumva ko akomeye. Navuga rero ko kubera intervention y'aba bana byafashije bagenzi babo gutinyuka aya masomo. Abanyeshuri 148 bari muri gahunda nibo bahisemo gukomeza amasomo ajyanye no kwigisha mu ishami ry'uburezi muri Kaminuza y'u Rwanda. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere uburezi bw'ibanze REB, Dr. Mbarushimana Nelson, avuga ko ibi bitazatanga umusaruro ku ireme ry'uburezi gusa ahubwo ko bizafasha mu iterambere ry'uburezi mu Rwanda muri rusange. Ku rwego rw'igihugu dukeneye abarimu babikunze, abarimu biteguye kwigisha, kandi abarimu bafite indangagaciro remezo z'umuco nyarwanda harimo gukunda igihugu, ubumwe, ubupfura n'umurimo. Iyi gahunda rero ni gahunda nziza cyane yuko ikundisha abarangije umwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye, aho bamara amezi 6 bari kumwe n'abandi barimu babigisha uburyo bigisha, babafasha mu mirimo itandukanye bakagera naho babasha no kwigisha. Kuva iyi gahunda yatangira imaze guhugura abanyeshuri bagera ku 985 mu bijyanye no kwigisha. Biteganyijwe ko uyu mushinga uzamara imyaka 5. Mu banyeshuri 895 batsinze neza bari muri gahunda, abagera kuri 70% ni abakobwa, mu gihe 30% ari abahungu, ndetse 70% y'aba bose bahembwe bari muri iki gikorwa batsinze mu bijyanye n'imibare na siyansi. Ntete Olive, i Kigali.